ibi bintu ndi kuvuga hari umuntu Imana yantumyeho uri kubyumva. Rero nshaka kuganira n'umuntu ugeze hatagikeneye amasengesho y'abandi gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Abashyitsi batanzi, nitwa Bayibaze Monique, ndi umukristo wa hano niho sengera, ndubatse, mfite umutware n'abana babiri. Imana yacu ishimwe. Amen. Ndashimira Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza Imana yaduhaye ngo twongere tuwishimiremo. Imana ishimwe kubw'uyu munsi mwiza yaduhaye n'uyu mwanya yaduhaye mwiza ngo tuyibe imbere. Imana ishimwe. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwampaye aka kanya, ni iby'igiciro. Imana ibaha umugisha. Reka ntizimbye mu magambo dusome ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima, ni kenshi cyane nabyifuje, ariko ntegereza ko igihe cy'Imana kigera. Umushumba n'Imana yamuyoboye ngo aduhe uyu mwanya, numvaga nkwifuza ngo tuganire aya magambo. Amen. Haleluya. Ndabizi neza ko hari icyo turakuramo kubw'imbabazi z'Imana ishobora byose. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Yakobo igice cya 16 cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Amen. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu. 16 haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Aho muhaca akarongo, kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Hano bagiye kuduha urugero rw'uwasenze asenganye umwete ari umukiranutsi. Ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba gute cyane. Turi kugendana. Asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Imana ishimwe. Amen. Turacyari imbere yawe Mwami, turagushakaho ubuntu. Si uko batansengeye, ariko nanjye ndakwinginze muri aka kanya ngo tubane. Umfashishe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Data. Ibyo wagambiriye kuduha, umugisha wagambiriye kutugezaho, utugereho hatabuzeho na gatoya kubw'imbaraga zawe nyinshi. Icyo twongeye kurwanya n'imbaraga zose z'umwijima, imbaraga zirwanya ubutumwa bwiza. Mu izina rya Kristo Yesu, reka ubuntu bwawe bubana natwe. Ibyo wagambiriye kuduha ubiduhe kubw'ubuntu bwawe, ubiduhe kubw'imbabazi zawe nyinshi. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Muzamure ibiganza dusuhuzanye. Haleluya. Aya materaniro twese turabizi yitwa ngo n'umugoroba w'impinduka. Siko tubizi? Siko tubizi musubize? Hari aho bawita ngo n'umugoroba wo gutabaza, hari naho nagiye kwigisha ngo n'umugoroba w'amateka mashya. Ahangaha ni umugoroba w'iki? Haleluya. Umuntu ashaka impinduka byagenze bite? Tugiye kuganira twirefeye kuri uyu mugoroba. Witwa umugoroba
w'impinduka. Umuntu ashaka impinduka byagenze gute? Hari ikintu, hari ubuzima aba abayemo, hari imimerere aba arimo, ariko akumva atayishaka, akumva ayihaze, akumva ayizinutswe, akumva ashaka iki? Haleluya! Yesu ashimwe. Nitwaje gushaka impinduka se? Murashaka impinduka? Amen. Tugiye gusoma rero hano tuganire kuri uyu mugabo washatse impinduka. Yesu ashimwe. Twasomye ijambo ryavuze ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Amen. Ngo ariko ngo asaba cyane ko imvura itagwa. Ngo Imana irabyumva, imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa. Ngo nyuma arongera arasenga. Amen. Ngo ijuru rigusha imvura, ubutaka bubona umwero wabwo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Iri jambo ni ijambo mukunda kumva, ntabwo ari ubwa mbere, si rishyashya. Hari n'abigisha baryigishaho, kaza akavuga ngo Eliya ngo yarebye ngo abona mu gihugu, abona ibintu bitagenda neza, abona abantu baretse gusenga Imana, bari kuramya Bali. Ngo aragenda ngo abyiyumvamo, ngo aragenda ajya gushaka umwami Ahabu. Ntimubizi? Ngo agezeyo, ngo aragenda, ngo aravuga ngo uhereye none nta mvura nta kime bizongera kuboneka hano. Bakanashyiraho n'agakoryo nakwita indyohesha birayi, ngo imvura ayishyira mu mufuka, arangije aragenda. Ariko Yakobo hano aradusobanuriye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo Eliya yabyiyumvishemo gusa. Yego yagize ishyaka abonye ko abantu baretse Imana, ariko ntabwo yikoze ngo ajye kureba Ahabu atabanjije gusenga. Bibiliya iravuga ngo yarabanjije. Yesu ashimwe. Ngo asaba cyane ko imvura itagwa. Yagiye ibwami ariko yabanje kwihengeka ahantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo yikoze ngo ajye kureba Ahabu gusa, ngo yarabanje asaba kandi cyane, ngo asaba ko imvura itagwa. Imana iramwumvira, ngo imvura imara imyaka 3 itagwa. Turaza kureba ha kabiri rero. Ngo arongera arasenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo arongera arasenga, ngo Imana itanga imvura, ubutaka bumera umwero wabwo. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye kuganira ku mpinduka iva mu masengesho. Amen. Haleluya. Hari abantu bashaka impinduka. Hari abantu bashaka impinduka. Akeshi hari ijambo bita ngo ni impinduramatwara. Impinduramatwara. Iyo abantu bashaka impinduramatwara kenshi bayishaka kuko amatwara ariho bagenderamo, bagendera munsi, abagoye, abarambiye, bumva bayahaze, bumva bayazinutswe, bumva bayasesemwe. Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo bingeza. Nimubizi? Uko rero ayo matwara yabagoye, yabaruhije, yabananije, izo mbaraga ayo matwara yakoresheje abagora. Haleluya. Ayo matwara niyo azavamo imbaraga zituma abandi bakoresha uburyo bushoboka bwose ngo bigobotore iyo ngoyi. Byo ndi kuvuga murabyumva? Turagenda tubyumva. Amen. Haleluya. Nihuse aho sinshaka kuhatinda. N'iby'umwuka niko bimera. Satani hari ubuzima ashyiramo umuntu, akamwicaraho, akamubabaza, akamutwaza igitugu, kugera ku rwego umuntu abaho
buzima bw'umubabaro n'amaganya. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu yiyakira, kandi ikibi cya Satani ntabwo aba ashaka kukubabaza biri mwayene. Satani aba ashaka kukubabaza akakugeza habi hasi, hanyuma y'ahandi habi habaho. Ibindi kuvuga murabyumva? Niba yaguteje inzara, ntabwo aba ashaka kusonza bisanzwe, aba ashaka kuguteza inzara ku rwego rwo hasi, hanyuma y'ahandi habi, ku buryo umuntu wese akubona akabona ko ushonje. Niba yaguteje uburwayi, ashaka ko uba mu buzima bwo kurwara, ku buryo abantu baba bazi ngo ni wa mudamu uhora arwaye, ni ya famiye ihoza mu bitaro, ni ba bantu bahora barwaye. Satani nta na rimwe aba ashaka ko yakubabaza ngo bigere ku rwego rufatika rworoshye. Aba ashaka kukubabaza ngo agere hasi, hanyuma y'ahandi hasi habi. Naje kubabwira rero ngo dushaka uburyo tubona impinduka. Amen, haleluya. Katwifashisha ijambo ry'Imana, biratuma mubyumva. Dusome mu Bami. Amen. Dusome mu Bami, Abami ba mbere, Abami ba mbere igice cya 18. Yesu ashimwe, haleluya. Abami ba mbere igice cya 20. Yesu ashimwe. Abami ba mbere igice cya 20. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere turagarukiza ku wa 8, ariko cyane 8 niho ngendereye, na 7 nko kuri hafi kuri se. Amen, haleluya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Benihadadi umwami w'Isiriya yendereza Ahabu. Ngo bukeye Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare. Nuko atera i Samariya, arahagota, araharwanya. Benihadadi uwatuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisiraheli, aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, mwumve, Benihadadi yadutumye ngo ifeza n'izahabu zawe nibye, n'izahabu Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo nabi. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, bibukuvuze mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka, ziravuga ziti, Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe, basake mu nzu yawe no mu nzu y'abagaragu bawe icyo bazabona kikunezeza. Muhaca umurongo. Icyo bazabona kigira gute? Icyo bazabona kigira gute? Satani ashaka ikintu cyose kikunezeza ngo akikwake. Ngo icyo bazabona cyose kikunezeza, cyose bazakende bakizane. Ngo maze umwami w'Abisiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati, namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo adushakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati, ntumwumvire, wange. Imana ishimwe. Imana ifashe ibi bintu ndi kubabwira mu byumve. Imana yantumye ku bantu bafite ubuzima. Satani, Abanyarwanda jya bavuga ngo ni ukumwogeraho uburimiro. Hari ubuzima umuntu abamo, iyo bicyoroshye utangira uri wa wundi bahagurutsa mu masengesho ngo umuntu ufite ikibazo
ngo wumva twamufasha gusenga ngo nahaguruke. Iyo bicyoroshye utangira uwo bahaye ngo ayobore isengesho akajya avuga ati mwami dusengeye mwene data afite ikibazo iki n'iki, ukajya uvuga ngo umutabare ararushya araremerewe. Noneho hari akantu kabaho, wa muntu ukurikira isengesho ry'abandi ntashobore kwisengera. Iyo bageze bavuga ngo twirukanye satani, ndavuga mu izina rya Yesu. Niba bavuga ati abo bari kohereza satani bari kohereza atareka kujya mu bandi akaba ari ngewe waza, nibwo atokesha. Ariko umuntu utari wagera hasi arindira isengesho ry'abandi. Nimubizi se? Amen. Uwo bitangiye gukaraho gatoya atangira kujya gushaka abantu bamusengera. Rero nshaka kuganira n'umuntu ugeze hatagikeneye amasengesho y'abandi gusa, ushaka kwihamagarira Imana ngo imukure ku buretwa yashyizweho na satani. Hano hari abantu bahaza ubuzima bw'agasu. Hari umuntu wigeze kutwigisha hano ku cyumweru, aravuga ngo satani aragusuzugura, ngo akarenza agasuzuguro ngo akagira niba ari agasumurutso. Hari abantu bari bahari ngo akarenza agasumurutso ngo akagera hahandi hasi. Hanyuma satani uburyo ateye, iyo aguteje icyago kimwe akabona uriya kiravuga ngewe se ko mbizwi birazwi, ngewe ndi umurwayi, iyi ni diyabete yanjye, iyi ni kanseri yanjye, birazwi ko wanjye ariho hahora indwara, birazwi rwose ko buri gihe muri korari ari ngewe bakotereza umusanzu, birazwi ko buri gihe ari ngewe bashakira iniforume. Prince wiyakira gutyo, naje kubabwira ngo ntabwo satani aba ashaka kugarukira aho ngaho. Satani ntabwo ashirwa, satani ni umugome, aba ashaka kukugeza hasi hanyuma y'ahandi kugeza igihe agutwariye ubugingo. Ibi bintu ndi kuvuga hari umuntu Imana yantumyeho uri kubyumva. Nshaka umuntu umaze guhaga, umaze kuruha, urambiwe ubuzima abayemo ariko azwi neza ko yabushyizwemo na satani. Nshaka kuganira n'umuntu ubayeho mu mimerere imugeza ahangaha, avuga ati ndabihaze, ndabirushye, aka ni agasuzuguro, ibi ndumva mbihaze bingeza aha, ndumva nenda kubiruka. Uwo muntu niwe naje kureba. Amen, haleluya. Hano hari abantu bari mu mimerere imeze gutya ngo bagire gutya, numve ko ntazi ubusa. Ni abantu bari muri ubwo buzima bumva bahaze, bumva barushye, baganye kuganya ni kugira icyo gutanga. Bagiye mu butayu bakabona nta kivamo, bagiye gushaka abapotre n'abandi bahanuzi bakabona nta kiri kuvamo. Ntabari hano, barahari. Yesu ashimwe. Nshaka kubereka inzira yo gusenga. Haleluya. Hari indirimbo mwaririmbye, Imana ibaha umugisha. Mwavuze ngo hari igitero mwagezeho, muravuga ngo abitorero muhaguruke mushikamye murwanye satani. Nawe yiteguye iki? Yiteguye kubahunga. Mu gihe duhagurutse kurwana na satani, uhunga arazwi, satani akwiriye guhunga. Ntabwo murabyumva ariko murabyumva. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mwegere Imana izabegera, murwanye satani. Amen, haleluya. Buriya ironji n'agatenesi, agatenesi murakabona bijya gusa, ariko aho bitandukaniye ni ibirimo imbere. Agatenesi iyo ugafashe n'umujinya n'imbaraga, imbaraga wakajugunyanye hasi, uburakari n'umujinya wagakubitanye hasi, nibyo bikamotiva, nibyo bigaha imbaraga zo gutumbagira kakagera kure. Ndabeshye? Uko wagakubise hasi kuzuyemo umwuka, nibyo imbaraga wagakubitanye hasi nizo nako gakoresha gatumbagira hejuru. Ariko iyo ufashe voka ukayikubita hasi irazamuka, ahubwo irashwanyuka. Imbaraga wayikubitanye hasi
oriyo yo kugira ngo izamuke ahubwo yirashwanyuka. Nshaka kuvugana n'abantu buzuyemo imbaraga z'Imana ngo mufashe twigobotore ingwayi y'umwanzi Satani yiteguye kuduhunga. Biragoye ntabwo mwapfa kubyumva ariko murabyumva. Amen. Naje gushaka abantu bafite ikintu niyo cyaba kimwe babanje kuganya baragisengera none bageze bavuga ngo iki narakiyakiriyemo. Ari ubuyobe abarokore rimwe na rimwe tugira bakubaza ngo ariko se ngo iki kibazo cyawe ngo iki ni igishakwe cyanjye. Ubu mwese ibyo ni ibishakwe mufite? Mwese ubwo burwayi mufite ni ibishakwe? Ntabwo ari ibishakwe, hari ibyo Satani yohereje. Pawulo ajya kuvuga ngo iki ni igishakwe, ntabwo mbyinjiramo, yari ari kuganiza Abakorinto. Higeze ngo kwaduka abigisha b'ibinyoma bakaza bafite ibikabyo bagenda berekana uburyo ki babanye n'Imana, uburyo bakomeye, ngo noneho Abakorinto batangira kuyoboka abo ngabo bibagirwa inyigisho Pawulo yabigishije. Bamaze kubyibagirwa ngo batangira noneho kujya bakoba Pawulo, akavuga bati iyo atwandikira abavuga ntihanjagari n'ibikabyo, ariko yari kumwe natwe agira igisuzuguriro. Noneho aza kubandikira aya magambo ababwira ati abo birata bavuga ko bageragejwe, bavuga ko bahuye n'ibintu byabakomerekeje ariko bakarwana. Aravuga ngo mfite byinshi nabarusha, reka nanjye, aravuga ngo reka mbisobanure nanjye nkuvuga nk'umusazi. Aravuga ati ni Abisiraheli abo babakanga nanjye ndiwe. Aravuga ngo nanjye mbarusha guhura n'imihati n'imiruho myinshi. Aravuga ati inshuro nyinshi naraye imuhengeri, inshuro nyinshi nakubiswe inkoni. Aravuga ngo inshuro nyinshi nagiye nshaka kwicwa ariko Imana ikandokora. Hirya aravuga ngo mfite umuntu inzi wagiye mu ijuru rya gatatu. Aravuga ati niba yari mu mwuka niba yari mu mubiri simbizi, ariko icyo nzi nuko yagezeyo. Ariko uwo muntu wabanye n'Imana akabona ibintu bitangaje bitakwemerwa n'abantu bitaraboneka, aravuga ngo uwo nguwo nawe yari akazi. Hepfo rero asobanura ko icyo gishakwe, amen, ni kuvuga abantu biyakira bakavuga ngo iki ni igishakwe cyanjye. Ntabwo Imana igipfa gutanga igishakwe. Uretse Pawulo ninde wundi wigeze wumva Imana imubwira ngo icyo ni igishakwe? Ndi kuganiriza abantu bamaze kwiyakira Satani yabeshye, bakaba bariyakiriye muri kondisiyo zigoye nabo badashaka. Yaba umwe cyangwa babiri nzi ko bahari Imana yantumyeho. Pawulo rero aravuga ngo icyo gishakwe ngo ni intumwa ya Satani, ngo ariko impamvu Imana yakindekeye nubwo nasenze gatatu ninginga ngo inyize, aravuga ngo impamvu yakiretse ngo ni ukugira ngo kijye kinshisha bugufi, ni ukugira ngo ninjya kuzamuka mbonye impano zihambaye Imana yampaye, ni ukugira ngo ninjya kwishyira hejuru mbonye abantu nkiza, mbonye abantu nsengera bagakira, ntishyira hejuru ahari nkigereranya n'Imana. Aravuga ngo impamvu Imana yampaye icyo gishankwe niyo ngiyo, ngo ni ukugira ngo aho intege zanjye zibonetse huzure imbaraga z'Imana. None ubyita igishakwe ute? Wagiye mu ijuru rya gatatu nka Pawulo? Wakijije bangahe? N'igicurane ntuzi kugisengera ngo gikire. Satani akubeshya ngo icyo ni igishakwe. Ntabwo ari igishakwe, ni Satani wakwicayeho. Reka nihute kugira ngo tugere ku ntego nagambiriye. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Turi kuganira ku mpinduka zizanwa n'amasengesho. Kambanza avuga gatoya ku nzitizi ziboneka zatuma gusengwa k'umuntu kutumvirwa imbere y'Imana. Ndavuga wenda bibiri gusa. Icya mbere ni icyaha. Icyaha gishyira urusika rukomeye hagati yawe n'Imana. Ntabwo wasaba Imana ngo ikumve uri umunyabyaha. Ntabwo agenda asoma iyo mirongo bitewe n'umwanya dufite. Icya kabiri nicyo ndasa nkutindaho. Icya kabiri ni Yakobo wakivuze mu gice cya 4 umurongo wa 3. Yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko mumusaba nabi, mushaka kubyayishira ry'imibiri
mwibagiwe ko nta kinanira Imana mu gihe cyategetswe, kandi ku bugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibyo atunze. Icya kabiri gituma gusenga kwawe usenga ntibihinduke, Imana ibona kuri gusaba nabi. Hari umuntu usaba Imana agasaba agira ngo azihore, avuga ati kanaka muzi ukuntu yambabaje, uzi ukuntu nyikodesha iwe yansuzuguraga, ngasenga Imana umunsi Imana yampaye iwanjye nanjye njye munyura mubwira ngo we narasenze. Hari abantu basaba Imana ibintu byo kugira ngo abajene bajya bavuga ngo ni ugutwika. Kavuga ati nanjye umunsi Imana yampaye urugo, bana bantu bose banyihaga ngo ndi icya 10 cy'itorero bazakome. Ntabwo Imana yaguha. Hari umuntu kera bigeze kuzana mu rugo ngo bamusengere, nari nkiri muto, ndi nko mu myaka nka 16 cyangwa 7 gutyo. Baramuzana, bari baramuroze yararemaye amaguru yarihese yarananutse. Baramuzana amara iminsi mu rugo, umunsi umwe ari ku kagoroba aratuganiriza, aravuga ati ubu ntimureba nte, ati umunsi Imana yankijije. Tuti ubwo nari nzi ko agiye kuvuga ati umunsi Imana yankijije nzabyinira Imana, nzakorera Imana, nzamamaza ubutumwa bwiza, nzabwira abantu ko Imana ikiza. Aravuga ngo ubuzima, ngo umunsi Imana yankijije, ngo shaho, ngo buriya kera gusa ukuntu nagiraga ibiguru byiza, ati umunsi Imana yanyije, ati nzambara miniwe. Navuze ne nicyo warangije kukica, niyo bagusengera ka 1000 ushaka gukira kugira ngo ujye wambara mini. Nibutse umugabo umwe w'umutwa yigeze kuvuga ngo ariko shawu yarahagaze mu isoko areba ukuntu abantu batanditse mu cyaro. Ho nigeze kwiga mu Mutara, n'abazanye ubushera babaga bashyize ibibuna aho bafite n'indobo n'ibikombe bari gupima, n'abari gucuruza ibindi. Ngo aricara ngaravuga ngo ariko sha ngo icyangira meya kabisa. Abandi ati se bakugize meya wagira uti? Ati najya mera ku kijerekani cya mbere nsogongera. Ati uwazanye imineke wese ndyaho ntago banyishyuza ndi meya. Hari abantu basaba nka meya, hari abantu basaba ikintu kitazigera na rimwe cyumvirwa. Nshaka kuganira n'abantu basaba neza. Imana yiteguye gusubiza umuntu uri gusaba neza. Urajya ku musozi ngo ugiye guhirika umuntu wakuvuze nabi, ntabwo iryo sengesho Imana yaryumva. Nshaka umuntu uvuga ngo ndarushye, Yesu mwana Dawidi mbabarira. Uwo niwe Imana yantumyeho. Imana yiteguye kumwumva, nasenga n'umwete. Amen. Haleluya. Igihe kimwe Yesu ngo yari ari mu nzira agenda, biri muri Luka igice ndumva ari icya 11, ni igice cya 18 murongo wa 35 gutyo. Ngo ari mu nzira agenda, yari ari kumwe, murabizi ko mu nzira ze yabaga afite abantu benshi, igikundi cy'abantu bamukurikiye. Ngo ari kugenda, ngo anyura ku mpumyi imwe, abenshi bayizi ngo yitwa Barutimayo mwene Timayo. Ngo yahoraga ku nzira yicaye isabiriza. Ngo yigezeho ari gutambuka, murabizi impumyi nubwo ibitareba ariko bayumva. Ndabeshya sibyo impanda, nubwo ibitareba ariko iyo hanyuzeho abantu benshi amatwi yayo abayumva. Bajya bavuga ngo Imana uburyo itunga abantu nk'aba, imbaraga zari kuba ku maso izishyira ku bindi byumviro ku buryo ikabuta vuba ikumva. Ngo noneho ibaza bari bayegereye, iravuga ati ko numva abantu ari benshi bari gusakuza n'ibiki. Ngo barayibwira ngo
Yesu w'i Nazareti ugiye kunyuraho. Yesu iyo usomye hano nta gahunda yari afitanye n'iyo mpumyi, ntayo. Ngo ariko impumyi ngo ibyumvise iravuga ati nagiye numva ibyo yakoze, ntabwo ari buncike nubwo ntashoboye kumukurikira, ariko ndavugira hano nibyo nshoboye. Ngo impumyi ngo yumvishe ageze hafi, Bibiliya iravuga ngo irataka kandi cyane. Abakiri gutaka gahoro ntabwo murageraho aho ibibazo muhuye nabyo bibasaba gutaka cyane. Nshaka umuntu ugezaho atakitaye kubamubwira ngo igihe wasabiye warekeye aho. Ngo baramubwiye ngo ariko ceceka hora wituvangira, ntabwo ariyo gahunda yajemo. Ngo ariko ngo ndimo aravuga ngo Yesu mwana Dawidi mbabarira. Muzi ko hari ubuzima ubamo abantu bakagera bakavuga ati nawe buri gihe iyo korari senze utanga kiriya cyifuzo, nejo uraga aho bigeze hora wiceceka. Shaka impinduka inyuze mu gutaka, Yesu yiteguye kukumva. Ngeze aha naribajije ngo kuki Yesu uwo muntu atatatse rimwe ngo ahita ahagarara. Yesu yarabanje arijijisha ngo arebe kuri ya muntu ari seriye mu byo arimo. Umubabaro umuntu aba afite ubwawe niwe umutera gutaka cyane cyangwa gutaka gahoro. Njya kwa muganga kubyara, hari umubabaro ugira wa nyuma wenda kubyara, ku buryo umuntu wese ukunyuraho yambaye itaburiya uba ubona ari muganga, ashaka aba ari umutaravayeri. Akunyuraho akavuga ati muga ngwino ndebera aho bigeze. Aho isoni zose ziba zashize kubera umubabaro, ku buryo umuntu wese anyuraho yambaye iby'umweru ukajya ubona ni muganga. Shaka umuntu ugeze aho ngaho utagifite isoni zo gutaka, babwira ngo ceceka, akavuga ati muhore, shaka ko Yesu anyize kuko ndabizi ko ahanyuze. Nta profita ikigeze nzaprofita ryari. Ibi mfite abo ndi kubabwira, mfite abo ndi kubibwira bari kubyumva. Yesu wakomeje guceceka, undi aravuga ati uwo ndi kubwira ni Yesu w'i Nazareti. Ndabizi aho harimo ba Yesu benshi. Arapresiza aravuga ngo Yesu mwana Dawidi wikwijijisha, ni wandi kubwira mbabarira. Ngo Yesu abonye uwamurembeje aravuga ati mugende mumunzanire. Biravuga ngo baragenda baramuzana. Haleluya. Ngo arangije ati igikote yajyaga yambara ari gusabiriza, ngo araza. Yesu aramubaza ngo ushaka ko nkugirirane? Undi aravuga ati mwigisha, nta kindi cyatumye sakuriza abantu kuriya, nshaka ikintu kimwe, mfite ikibazo cyandembeje, ndashaka guhumuka. Yesu ashaka kutaka cyane kugira ngo ubone impinduka. Kamvuga ikindi cya kabiri, babwire impamvu Yesu aba ashaka kusaba cyane. Amen. Ushobora gusaba rimwe akumva, ariko ashaka kusaba cyane. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe abari mu mpinduka. Abashaka impinduka murahari. Yesu yarongera abivuga hano muri Luka, avuga ku mupfakazi watitirije umucamanza. Izo nkuru murazizi, reka nzisimbuke mvuga ahandi. Rero kuri icyo gice cya 11 ndumva ari guhera ku murongo wa 5, ngo baramubajije bati mwigisha, turumva dushaka kutwigisha gusenga, ariko utwigishe kuko na Yohana yagiye yigisha intumwa ze. Amen. Haleluya. Ngo Yesu arababwira ati mujye musenga gutya, data wa twese uri mu ijuru, n'ibindi iryo sengesho murarizi. Manutse ngeze ku 9 rero. Haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ngo ninde uwo muri mwebwe, yari ari kubigisha ngo gusenga ubudasiba.
waravuga ngo ninde wo muri mwebwe waba ufite inshuti ariko ari n'umuturanyi we, ngo byagera mu gicuku ngo akabona umushyitsi amuhingutseho kandi we yashiriwe nta kintu asigaranye mu rugo, ngo ariko haleluya, mureka tuhasome nibyo biraba byiza, ahari ntimuhazi. Turakomeza kwifashisha ijambo ry'Imana. Nshaka ko dusenga kugeza igihe tuboneye imbabazi z'Imana, kugeza igihe tuboneye impinduka. Amen, haleluya. Ruka igice cya 11 cya 18. Amen, haleluya. Ruka igice ni cya 11. Reka dusome duhereye ku murongo wa 9 basi. Ruka igice cya 11, reka duhere ku murongo wa 5 nubwo tubyumva. Haravuga ngo arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, nshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Turi kugendana uwo mu nzu, ubwo wowe n'uwo bari gukomangira, ngo uwo mu nzu ngo akamusubiza ati, windushya. Wigira gute? Windushya. Impamvu ndi kuvuga ko wandushya ngo nuko namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguye. Mwumve Yesu uburyo yigishije abantu, ngo ndababwira ko nubwo atabyukijwe no kuyimuha ko ari inshuti ye, ngo ariko kuko agize gute, ari abo turi kumwe, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Iri jambo muraryumvishe? Nubwo atayimuhereye ko ari inshuti ye, ariko kuko ari kujya kuryama akumva undagize gute, nguwo mu nzu yamubwiye ati, windushye. Uje igihe cyo kuryama cyageze, njyewe naryamye n'abana twamaze kuryama, none ihangane genda ubwira uwo mushyitsi wawe yihangane, imitsima ejo nzayiguha. Ngo ariko undi akanga kubyumva ngo agakomeza gukomanga. Yesu aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko, haleluya, ndababwiza ukuri yuko uwo mu nzu azabyutswa nuko uwo yakomeje kugira gute, gukomanga, ngo amuhe ibyo yamusabye byose kugira ngo ye kumurushya. Hepfo Yesu rero haravuga ngo ntabwo mubyumvise se? Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usabye ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga ku rugi akingurirwa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Usenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndi kwegera ku musozo, nshaka ko tuganira kuri iri jambo twabanje kuvuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Yari umuntu umeze gute? Yari umuntu umeze nkatwe, yari umuntu umeze nkawe, ntabwo ari ikimanuka, ntabwo yari umuntu udasanzwe, ngo yari umuntu umeze nkawe, ngo ariko icyo yakurushije ngo asaba cyane. Amen. Ngo asaba cyane ko imvura itagwa, ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, ngo arongera arasenga. Nababwiye ngo hari abantu bavuga ngo Eliya yabyiyumvishemo gutya ajya kwa Ahabu, ariko Yakobo atweretse yuko Eliya atagiye gusa, ahubwo yabanje gusaba.
niko abenshi mwari mubizi ngo yabyiyumvishemo ngabona ko ibintu bitari kugenda neza, avuga ngo reka njye kureba Ahabu kandi ndategeka imvura n'ikime byose bihagarare. Ariko Yakobo yatubwiye ngo yabanje asaba cyane. Haleluya, Yesu ashimwe. Hepfo Yakobo aravuga ngo arongera arasenga. Reka turebe igihe yongeye gusenga, ubundi dusenge. Igihe yongeye gusenga kugira ngo Imana itange imvura, ni mu Bami igice cya 19. Amen. Haleluya, haleluya. Eliya arongera arasaba Imana igusha imvura. Amen. Yego, Eliya arongera arasaba. Igice cya 18 turasoma duhereye ku murongo wa 42. Amen. Haleluya. Turi kugusengana umwete kudufasha kwigobotora ingoyi y'umwanzi. Uri abantu ndi kubwira, ari abantu Imana yantumyeho. Imana ishaka ko basenga bashyizeho umwete, Imana ikababohora. Imana yiteguye kubohora abantu bayihungiraho by'ukuri, bayisengana umwete. Haravuga ngo ku gice cya 18 umurongo wa 42 haravuga ngo nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara yubitse umutwe mu maguru, abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka, aravuga ati ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira 7. Agezeyo ubwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva ku nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu ati itegure igare ryawe umanuke, imvura itakubuza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Aha Bibiliya iratwereka neza ririya jambo Yakobo yavuze ngo arongera arasenga. Hari aho dusomye ngo Eliya amaze kubwira Ahabu ngo nataha ajya gufungura kuko imvura iguye. Hari aho twasomye ngo nuko Eliya arazamuka ngo yicara yubitse umutwe mu maguru. Mwabyumvise? Ngo yarazamutse ngo arangije aricara yubika umutwe mu maguru. Bibiliya itwereka neza igihe yari yicaye yubitse umutwe mu maguru nibwo yari ari kongera gusenga ngo Imana igushe imvura. Amen. Haleluya. Mu gihe yubitse umutwe mu maguru ari gusenga ngo Mana gusha imvura, Mana yerekane, ongera utanga imvura, ngo yohereza umugaragu we. Aramubwira ngo genda urebe ku nyanja, urebe ko hari ikimenyetso cy'uko imvura navuze ko igiye kugwa yuko gihari. Ngo umugaragu we aragenda, agerayo ku nshuro ya mbere aragaruka, aramubwira ngo ntacyo nabonye. Eliya arakomeza arasenga, aramubwira ngo subirayo bwa 2. Umugaragu arongera aragenda, aramubwira ati bwa 2 ntacyo mbonye. Eliya arakomeza arasenga ngo bigeze ku nshuro ya 7. Yesu ashimwe. Ngo umugaragu amugarukaho aravuga ngo inshuro zose wantumye, ubu ngubu hari ikintu mbonye. Ukwiriye gusenga, ukwiriye gusaba kugeza igihe uboneye igicu cyo gutabarwa. Birabagoye hari kumva aya magambo, ariko hari abari kubyumva. Ukwiriye gusaba, ukwiriye gusenga. Ntabwo Imana igihaga abantu bayisaba cyane. Umuntu niwe ushobora kuvuga ngo nawe umaze kusumbuwa, igihe cyose wansabiye ndarushye. Ntumurenganye, umuntu afite bikeya. Imana ifite byose mu kiganza cyayo, ifite byinshi byo kuguha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyipfumbatuye ikiganza cyayo, ihaza kwifuza kw'ibiri ku isi byose. Ugomba gusaba, ugomba gusenga. Ntucogore ngo uvuga ngo igihe nasengeye ndarushye. Ukwiriye gusenga, ukongera ugasenga, ugakora y'ibiri byakwanga ukazakora y'itatu. Hano dufite n'amasengesho, Imana ibaha umugisha abayobozi bayipanze. Ugomba gusenga, ugasenga. Imana yiteguye gusubiza umuntu wese uyisenganye umwete.
ugomba gusenga, ugomba gusaba kugeza igihe uboneye igicu cy'uko imvura igiye kugwa. Imana ishimwe. Ndumva twasenga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko asenga asaba cyane ko imvura itagwa. Imana ihagaruka imvura imyaka 3 n'amezi 6. Arongera arasenga, ijuru rigusha imvura, ubutaka bubona umwero wabwo. Natwe mureke twongere dusenge, twongere dusabe cyane. Imana yiteguye gukingura. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, niba mwizeye ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. N'ubundi reka ninginge umushumba ze yongera dufashe gusenga. Imana yiteguye, yiteguye. Imana yambwiye ngo yiteguye cyane, iri maso, iryarije ugutwi ngo yumve gusenga k'umuntu urambiwe, umuntu urushye, umuntu wumva byaramurenze. Imana iravuze ngo ngera uyisabe bwa nyuma ushyizeho umwete, yiteguye kukumva. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana. Arakoze mushiki wacu ahanuwe uko yategetswe, kandi muri iri jambo harimo message yawe. Yakire. Twakiriye ijambo rivuga ngo dukwiye gusenga. Abantu dufite bikeya, ariko ibyo tudafite Imana irabifite. Haleluya. Muri iri joro ry'impinduka tugiye gusenga. Mbere yo kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga, kuko mu mwanya wo gusenga Imana igahindura ibintu byanze guhinduka, Imana ikadutabara, Imana ikaturengera. Ariko ijambo ryavuze ngo gusenga k'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Mbere yo kugira ngo rero dusabe Imana, reka turebe muri iri teraniro umuntu wagiye kure y'Imana bitewe n'ibigeragezo bitandukanye yahuye nabyo, cyangwa se uje mu nzu y'Imana ukawumenye umumaro w'amasengesho. Ariko mbere yo kugira ngo usabe Imana ukabanza ugatunganya ubugingo bwawe. Nta muntu uri muri iri teraniro wifuza gusengerwa kugira ngo nawe yinjire muri uyu mwanya w'amasengesho, nidusaba Imana nawe imwumve. Zamura ikiganza tugusengera Imana. Umuntu wifuza ko twamusengera Imana akaba icyaremwe gishya urahari? Umuntu wasubiye inyuma yarasengaga akabivamo, nawe muri uyu mwanya akaba yongeye kumva imbaraga ziva mu masengesho. Ubaye uhari warambura ikiganza tukagusengera. Iyo ni umwanya wawe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ariko se urakiranuka? Isengesho ryawe riri buze kugera imbere y'Imana rikomange ku rugi rufunguke, cyangwa isengesho ryawe ni kizira ku Mana? Niba uhari zamura ikiganza tugusengera Imana. Zamura ikiganza tugusengera Imana kugira ngo nawe gusenga kwawe kumvikane kugere imbere y'Imana. Urahari ngo tugusengera Imana? Ni ukwigirira neza ubaye uhari, ariko ubaye utanahari tugasenga Imana ariko udashidikanya. Yabonetse dukomera Imana amashyi. Haguruka mu mwanya wawe. Urakoze cyane kwimenya. Ndabizi neza umwuka aba yabasuye, kandi umwuka akora imirimo ikomeye. Akora imirimo ikomeye. Watumweho kugira ngo wongere usenge Imana. Ariko mbere yo gusenga banza ukureho ibidatunganye. Nta wundi usigaye. Turasengera uyu nguyu, asigaye twinjire mu mwanya wo gusenga. Reka dusengere uyu, kandi ntago ari ngombwa kuza ahangaha turagusengera uraho. Ubaye nawe uhari, kuko turinjira mu mwanya wo gusenga, kandi twabwiwe neza ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Reka rero dusabe n'umuntu nawe usanzwe asenga, uri umukristo, ariko muri uyu mwanya ukaba wumva bitameze neza. Nawe hagurukira aho ngaho uri tugusengera Imana, kuko tugiye gusenga, nawe uze kuzamura isengesho ryawe rigere ku Mana. Urakoze cyane. Urakoze kwimenya. Shobora kuba usenga, ariko niyo turebye turacumura. Hari byinshi bituma ducumura.
murakoze cyane. Kwimenya ni byiza, kuko tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Ni byiza ko nawe usenga ukumva ko isengesho ryawe ryazamutse, ariko icyo gikuta kiri hagati yawe n'Imana gituma isengesho ryawe ritazamuka. Uyu ni umwanya wo kugira ngo uhaguruke, tugusengera Imana, tugusabira imbabazi. Nituza kwinjira mu mwanya wo gusenga, nawe usenge wumva ubohotse, nta gusigaye nawe ngo tugusengere. Reka dusengera abangaba. Mana yacu, urashoboye. Ijambo ryawe ritubwiye ko gusenga k'umunyabyaha ari ikizira kuri wowe, ariko gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi. Niyo mpamvu bashiki bacu na bene data batsinzwe n'ijambo ryawe, barahagurutse barifuza imbabazi, babarira ibyaha byabo, ibyo bakoze, ibyo bavuze, ibyo bagambiriye. Amaraso ya Yesu niyeze buri wese, kugira ngo gusenga kwacu k'uyu mugoroba kukugera imbere ari umubavu uguhumurira neza. Turagushimiye ko byumvise, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Duhaguruke dusenga Imana rero. Tugiye gusenga Imana. Reka dusenga Imana. Ndibwira ko uyu ni wa mwanya wo gusenga Imana, kandi gerageza uve mu mwanya wawe. Tugiye gusenga Imana, gerageza ariko telefone yawe, ishakoshi yawe ubishyire hafi, nawe ugiye gusabana n'Imana. Imana yacu yumva amasengesho, Imana yacu irareba, Imana yacu irakora. Iyo wakuyeho ibigutandukanya n'Imana, Imana iza hafi yawe ikakumva. Tugiye gusenga Imana. Bamwe bagerageza gutambuka baze n'aha ngaha imbere. Tugeze mu mwanya wo gusenga Imana. Nibyo, iyo tubibwiye Imana irabyumva kandi ikabiha agaciro. Imana ibyumve. Biriya bibazo umaranye iminsi, turi imbere y'Imana mu nzu y'Imana, Imana ibyumve. Biriya bigeragezo bikumazeho iminsi, Imana itegeke bigende mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ifite imbaraga zo gutegeka ibigeragezo bikagenda. Intambara, uburwayi butari bumwe, ibyifuzo bikomeye n'ibyoroshye, Imana ijya yambika abambaye ubusa. Imana ijya igaburira abashonje. Imana ijya itanga imibereho. Iyi Mana niyo tugiye gusenga muri iri joro ry'impinduka. Imana yururuka ihindura ibintu byanze guhinduka. Muri iri joro ry'impinduka iburane n'ikibazo cyawe, irwane n'ibikurwanya, kandi iyo iratsinda ntabwo igitsindwa. Imana izi wawe, Imana ize mu muryango wawe, Imana igere ku mufasha wawe, Imana igere ku mutware wawe, Imana igere ku bana bacu. Icyubahiro cy'Imana kimanuke muri iri joro ry'impinduka. Imana ikora ibintu bishya. Gusenga gufite imbaraga nyinshi. Gusenga kurahindura, gusenga kurarema. Mu gusenga ibyanze bijya byemera. Tugiye gusenga Imana. Zamura ibiganza byawe dusenga Imana. Ntabwo ari umuntu tubwira, ni Imana yaremye ibiriho byose. Tugiye kuyibwira. Tangira uzamura isengesho, uyibwira cya kibazo. Tangira uzamura isengesho, uyereka cya kigeragezo. Twatangiye gusenga, wo kundeba, wo kureba mugenzi wawe. Ikibazo ni icyawe ubwite, ukimaranye iminsi myinshi cyangwa mikeya. Ni wowe uzi urugendo umaranye n'icyo kibazo cyawe, ariko twaje imbere y'Imana, ntabwo twaje kubibwira abantu. Niyo mpamvu turimo turabibwira Imana. Bibwira Imana byose, bibwira Imana. Ubivuga witonze, iyo igutegeye amatwi kugira ngo yumve gusenga kwawe. Bibwira Imana. Ni Imana yumva amasengesho, ni Imana itajya uko ibigenza, ni Imana ivuga bikabaho, ni Imana itegeka bigakomera. Mana, ubwo tukugireho umugisha, umva gusenga k'uyu mugabo. Zamura isengesho, ikibazo cyawe kibwira Imana. Ni umwanya wawe n'Imana. Uyu mwanya ntabwo uba ahantu hose, ni umwanya wo gusabana n'Imana. Genda wasenga wicaye, wasenga upfukamye. Wowe fata uyu mwanya wumve ko ari ubusabane bwawe n'Imana.
uko wumva wasenga bari kusenga. Niwumva wasenga ugendagenda ugende, numva wasenga upfukamye upfukame, numva wasenga urambuye ibiganza ubirambure, numva wasenga wicaye wicare. Pfa kuba urimo urabwira Imana yaremye ijuru n'isi. Ni Imana yumva amasengesho, ni Imana ihoza amarira, ni Imana isobanura ibidasobanutse, ni Imana irenganura abarenganye, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana igiza tukayibona, ni Imana yadukujije, ni Imana itubeshejeho. Turiho kubw'imbabazi zayo. Ongera wibuke imbabazi zayo, wibuke imbaraga zayo, uyibwire. Umva gusenga Mana muri iri joro ry'impinduka. Burana n'ibituburanya, rwana n'ibiturwanya, fata ingabo nini n'intoya, uhagurukire kuturwanirira Mana. Hagurukira kuturwanirira. Uyu ni umwanya abagabo bari imbere yawe, uyu ni umwanya abagore bari imbere yawe, uyu ni umwanya turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe, turi imbere yawe Mana. Umva gusenga kwa buri wese, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe muri iri joro ry'impinduka, turi imbere yawe Mana. Uyu mwanya ntago twaje imbere y'abantu, ahubwo twaje imbere yawe. Umva iri sengesho, umva ijwi ry'uyu mubyeyi, umva ijwi ry'uyu mukobwa, umva ijwi ry'uyu musore, ijwi ry'uyu mugabo muri iri joro ry'impinduka. Umva gusenga kwa buri wese. Haleluya. Hari n'ikindi gihe twagusenzura kora, hari n'ikindi gihe twagusenzura subiza. Twumvishe ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Reka isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rigira umumaro. Reka isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rikiza indwara. Isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rirema ibirori. Isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rikora ubukwe. Isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rihoza amarira. Isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rigere ku bana bacu, rihindura imitekerezo byabo. Isengesho ryacu ry'uyu mugoroba rikora ubuzima. Abashumeri ubaha akazi, abacuruza bahomba, abafite inyatsi turazirukanye mu izina rya Yesu. Ababwirwa nabi bahabwe kubwirwa neza. Iri joro ry'impinduka ba mu ruhande rwa buri wese. Umva gusenga kwa buri wese. Iri jwi ririmo riragusaba ryumve. Mana, umva gusenga kwacu muri iri joro ry'impinduka. Umva gusenga kwacu. Turagushimiye Mana. Uri Imana yumva amasengesho, uri Imana yumva amasengesho. Hari ibyo abantu bavuze tubikujeho imbaraga z'amasengesho. Hari ibyo bavuze ko bitashoboka, tubikujeho imbaraga z'amasengesho, tubikujeho imbaraga z'amasengesho. Iri joro ry'impinduka riba ijoro ry'amateka, riba ijoro ridasanzwe kuri buri wese. Usure buri wese, ugenderere buri wese Mana, genderera buri wese. Abafite ibibazo bitandukanye mu kazi, ibyo bibazo turabikweretse Mana. Muri iri joro ry'impinduka tubikuyeho mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo mu ngo zabo, ibibazo biri mu miryango, ibibazo biri mu bakazana, ibibazo biri mu bakwe, ibibazo biri mu bana, ibibazo biri mu bagabo, ibibazo biri mu bagore, muri iri joro ry'impinduka tubikujeho imbaraga z'amasengesho. Tanga imibanire myiza. Ingo zirimo zirasenyuka zongere zubakike. Satani uteza intege nkeya turamwirukanye. Ukura abantu mu nzu yawe, ukura abantu mu mirimo, ukura abantu mu masezerano, ukura abantu aho wabashyize. Turamwirukanye mu izina rya Yesu.
satani wateje indwara z'amayoberane. Iyi mitwe turayisengeye nikire, iyi migongo turayisengeye nikire, aya maguru turayasengeye nakire. Genda mu mibiri ya buri wese uburwayi burimo ubukize Mana. Uri Imana ikiza indwara, kiza uburwayi bwose. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Tukweretse abafite ibihe bibi, ongera utanga ibihe byiza, tanga imbaraga z'umwuka wera. Reka abantu bongere bagire inyota nyinshi. Mana, tanga inyota, turabigusabye Mana. Muri iri joro ry'impinduka turaguhendahenze, kora iby'imbaraga. Turagushimiye, tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu. Haleluya, turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Tugiye gusenga irindi sengesho ryo gushimira Imana ko yumvishe gusenga. Ntabwo tuzadusenga Imana gusa tuyisaba, ahubwo injira mu kwizera biriya wayisabaga, uyishimire ko ibikoze, uyigirire icyizere. Mana, turagushimiye ko ukoze kuri ibi bibazo byacu. Turagushimiye ko hari indwara ukijije. Turagushimiye ko hari ingo wubatse. Turagushimiye ko hari ubugaburiye bari bambaye bari bashonje. Turagushimiye ko hari abambitse bari bambaye ubusa. Turagushimiye ko uhaye abana aho kuba bari babirukanye. Turagushimiye ko utanze ibyo kurya ku bari bafite ibibazo. Turagushimiye ko ubatse ingo zari zisenyutse. Turagushimiye ko ugeze muri bariya bana. Turagushimiye ko ugeze muri iriya miryango. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko igihugu cyacu ukozemo iby'imbaraga. Turagushimiye ko itorero ryacu Mana ukozemo iby'imbaraga, itorero rya Segemu. Turagushimiye ko abakristo bari bafite intege nke bambitse imbaraga. Turagushimiye ko korali zubatse zikaba zubakitse. Turagushimiye umugambi mwiza ku itorero rya Segemu. Tugushimiye umugambi mwiza mu miryango yacu, mu ngo zacu. Tugushimiye ko tugarutseho udusuye iri joro ry'impinduka. Turagushimiye Mana, tugukomeye mu mashyi, tugushimira. Uri Imana igira neza, uri Imana yumva amasengesho. Haleluya, 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 haleluya. Reka dutere haleluya zo gushimira Imana. Iyo haleluya ya mbere turayitera tureba ahangaha turambuye ibiganza. Ni haleluya ivuga ngo Mana, kuraho ibyari biduhagaze imbere. Ni haleluya ivuga ngo Mana, rwana intambara twari tuzi nizo tutazi. Ni haleluya ivuga ngo Mana, tube hafi ntutube kure. Kabiri gatatu. Turahindukirira ahangaha tugiye gutera haleluya yo kuvuga ngo Mana, bamba amahema ku gihugu cyacu. Tanga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mana, igihugu cyacu turakikweretse, kibe hafi ku manywa na nijoro. Kabiri gatatu. Turahindukira turebe hari inyuma. Niyo tugiye kohereza ku miryango yacu, niyo tugiye kohereza ku ndwara twari turwaye nizo twari turwaje. Ni indwara tubwira Imana ngo nikureho indwara ku bacu. Ni Imana tugiye kubwira ngo kuraho ibyago n'amakuba. Iyi haleluya ni irema ibishya mu buzima bwacu no ku miryango yacu. Kabiri gatatu. Turahindukira tureba ahangaha. Iyi tugiye gutera nivuga ngo Mana, tubambeho amahema. Imana ikwiye kutubambaho amahema ikaduhisha. Amaso adakwiye kutureba ntaturebe, amatwi adakwiye kutwumva ntatwumve. Icyubahiro cy'Imana kikatugota imbere n'inyuma. Kabiri gatatu. Imana yumva iryo sengesho. Haleluya, haleluya. Imana tuyikomera amashyi menshi cyane, tuyikomera amashyi menshi cyane, tuyikomera amashyi menshi cyane. Turambura ibiganza hejuru. Gira gutyo uvuga ngo icyubahiro ni icyawe Mana. Ongera uvuga cyane ngo icyubahiro ni icyawe Mana.
vuga ngo wumvisha gusenga ndagushimiye, ukijije indwara ndagushimiye, uranshubije ndagushimiye, ubanye nanjye kuri uyu mugoroba ndagushimiye, undwara intambara nzirizo nazi ndagushimiye, uzakomeza kuba hafi yanjye ndagushimiye. Ibyo mbisabye nizeye izina ryawe ryera, amen. Tugihagaze twongera Imana amashyi, ntacyo bitwaye. Ababyeyi bayivugiriza impundu, ayo mashyi n'impundu nibyo duhaye Imana. Twerekeze ibiganza ku mwigisha n'umuyobozi wa gahunda, tuvuge ngo Imana ibahe umugisha. Twerekeze ibiganza kuri ngewe na mwarimu Shemu, muvuge ngo Imana iduhe umugisha. Imana iwuduhe. Twerekeze ibiganza kuri korali Impanda, Imana ibigenze gute? Imana ibahe umugisha. Maendeleo, Imana ibigenze gute? Bena, Imana ibigenze gute? Fata ikiganza mugenzi wawe muri kumwe umugire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Umugisha utanga uzana ubukire, umugisha utanga nta mabara wiyongeraho. Buri wese wateye intambwe akaba mu nzu yawe kuri uyu mugoroba, tumwatuyeho umugisha ufisiyoni. Umugisha wawe Mana nube kuri buri wese, nube kuri uyu mugabo, nube kuri uyu mugore, nube kuri uyu mukobwa, nube kuri uyu musore, nube kuri uyu mwana, nube kuri uyu musaza, nube kuri uyu mukecuru. Umugisha wawe ugendane natwe no mu miryango yacu, naho dutuye, naho dukorera. Umugisha wawe uhagereho, umugisha wawe uhindura ibintu byanze guhinduka. Muri iri joro ry'impinduka utwuzuza umugisha. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo, mutahe munezerewe, muzagaruke mushime. Naho kuwa gatanu mu ijoro ry'impinduka nanone mujyane n'amahoro ya Kristo.